igice cyatambutse mu nkuru igikomere twasize Kiyara yararimo asezeranaho na Joram ndetse byasaga naho bombi bafite umubabaro nk'uko barekanye atari uko badakundana ahubwo ari uko igihe cyabatandukanyije. Inkuru yacu reka n'ubundi tuyihere kuri aba ngaba bombi babiri. Kiyara aragenda ariko yagera imbere akongera akagaruka. Araza agahagarara imbere ya Joram akamwitegereza mu maso akamubwira ati Joram, wari urukundo rw'ubuzima bwanjye, wari umutuzo n'amahoro yanjye, wari ibyishimo, wari impamvu nseka buri munsi. Wigeze kuba isoko y'agahinda n'umubabaro no kwicuza. Numva ndakwanze, numva ndakuzinutswe, rimwe na rimwe nakubona numva naguhemukira nk'uko wampemukiye. Ariko ibyo ntabwo byatinze kuko waje kubaka ikintu gikomeye mu buzima bwanjye. Umutima wanjye wakubonyemo ikintu gikomeye. Uri umuntu umutima wanjye wahitagamo buri munsi nta gahato. Ntabwo nagukunze kubera ko naguhisemo, nagukunze kuko umutima wanjye wabonye ikintu cyiza muri wowe ntabona kuri buri wese. Wari ibyiringiro by'umutima wanjye, niyo nabaga mumirije umutima wanjye wakomezaga kukubona. Niyo amatwi yanjye yabaga afunze nakomezaga kumva ijwi ryawe, ndetse wakomezaga kuvugana n'umutima wanjye. Nibyo, ndagukunda nta gahato, hari impamvu yihariye, ahubwo kuko umutima wanjye wahisemo kugukunda, kandi biragoye ko nzigira mpindura icyo cyemezo. Ntabwo binyoroheye kukubwira ngo urabeho, ariko uzahora uri urukundo rw'ubuzima bwanjye. Iyo natekerezaga kuri wowe umutima wanjye wuzuraga umutuzo. Nageze hano nyumva ijwi ryawe, ibyishimo byanjye biriyongera, ariko ntabwo byarambye. Ubu ndi kwifuza ngo niyo natakaza byose mfite kano kanya, sinshaka gutakaza urukundo ngufitiye kuko nirwo rwonyine rutuma nseka. Numvaga ubu njye nawe tugiye kubaho ubuzima bwiza. Numvaga ubuzima bwanjye nawe bugiye guhinduka, ariko I was wrong. Ese kuki utampegereje? Kuki wavuye ku izima? Ese ubundi Joram, have you ever loved me even for once? Ese wigeze wankunda ntabura bwa rimwe? Dramatic Kiyara. Ndagukunda n'umutima wanjye wose, n'ibyiyumviro byanjye byose. Nibyo koko kano kanya niyo amaso yanjye yakwima amahirwe
akareka kukureba no kuguhitamo. Umutima wanjye ntabwo wakwima amahirwe yo kugukunda. Sinagukunze kubera ubwiza bwawe gusa, nagukunze kubera amahoro wazaniye umutima wanjye kuva nakumenya. Nibyo nagiye ntakaza inzira inshuro nyinshi, ariko umutima wanjye ntiwatakaza inzira unyuramo uza ugusanga, kuko niho wasangaga ibyishimo. Reka ngire ikindi kintu nkubwira. Sometimes hari abantu amaso abona mu bwiza, ariko wowe umutima wanjye niwo wakubonye mbere y'uko amaso yanjye agira gutya akakubona, cyangwa se mbere y'uko agera kuri wowe. Niyo ntuje ndi njyenyine, umutima wanjye uba uri kuganira nawe. Urukundo ngukunda ntabwo rurebwa n'amaso, rwumvwa n'umutima, kandi rwo ntiruhuma. Amaso ashobora guhuma, ariko ukumva ko umutima ubyumva neza, kandi rwo ntiruhuma, ruzigera ruhuma. Ndabizi ntabwo nzongera kukubona mu maso yanjye, ariko niyo ntakongera kukubona nkakubura, umutima wanjye uzakomeza kukubona. Niyo twatandukanywa n'intera ndende, urukundo ngufitiye ntiruzigera rusaza, ntiruzigera rushira, kuko ruturuka mu mutima. Ndabizi ko urukundo rwo mu mutima rudapimwa n'amaso. Nibyo koko nanjye ndagukunda nta gahato, nta nyungu mbikuramo, ahubwo niwo umutima wanjye rero yahisemo, kandi wakomezaga guhitamo buri munsi. Ariko ahari ntabwo twaremeranywe, ntabwo umwe yaremewe undi. Ngiye kuzabana na Sky, ariko basi uzazirikane ko nagukundaga kandi bya nyabyo. Nujya uryama ukabyuka, utera intambwe, ibyo ukora byose uzajya uzirikana kandi wibuka ko hari uwigeze kugukunda by'ukuri, mugatandukana imitima itabishaka, mugatandukanywa n'iminsi n'ibihe. Yarararira akabwira Joram, ati Joram, abantu bajya bibeshya ngo ibihe ntabwo se igihe kivura ibikomere, ariko abo babivuga nuko batarababazwaho. Sinzi ikintu kizambaho kizatuma nkwibagirwa. Nta wundi mugabo nzi uretse bo, nta wundi wigeze unkunda nk'uko wankunze, nta wundi wigeze undwanirira ishyaka nk'iryo wandwaniriye, nta wambaye hafi nk'uko wambaye hafi. Ariko se kuki bitarambye? Joram, kuki utankunda byiteka? Kuki wambaye ibyishimo by'igihe gitoya?
uri gutera intambwe unsiga, nzagukumbura, umutima wanjye uzagukumbura. Mbwira, niki cyatumye utankunda iteka ryose kandi umutima wanjye waramaze kuguhitamo? Niki cyatumye uhinduka kandi umutima wanjye ukiri kugukunda nkuko nagukunze ku munsi wa mbere? Ese hari impamvu yatuma unyibagirwa kandi njye nkomeje kukwitaho no kugukunda buri munsi? Niki cyatuma utankunda by'iteka kandi urukundo ngufitiye rutagabanuka, aho kugabanuka ruriyongera? Niki cyatumye umutima wawe unsimbuza undi muntu? Ese hari ikintu cyatuma utankunda iteka? Njye ndacyafite impamvu zo kugukunda kurushaho. Niki cyatuma unandukanye n'umutima wawe kandi njye naramaze kugushyira mu wanjye? Mbwiza ukuri, niki cyatuma utankunda by'iteka ko? Njye sinabona impamvu ituma ndeka kugukunda. Ese ubundi ko wigeze kumbwira ko biriya utabyitayeho wahinduye intekerezo ute? Sinzi icyo gukora. Gusa birababaje ndetse birababaza cyane kubona umuntu wahoranaga ibyishimo ndetse biturutse kuri wowe byose bihinduka inkuru ibishye ndetse bigahinduka inkuru yahahise. Ndagerageza kumva ko nakwibagirwa ariko umutima wanjye uri kumbwira ko bigoye. Usize icyuho kinini mu mutima wanjye. Ntekereza ko n'igihe kitazacyuzuza. Sinzi ikintu kizuzuza iki cyuho. Ikintu kiri kumbabaza si uko ugiye kugenda gusa, nuko ngiye gusigarana urukundo rwose ngufitiye kandi ngukunda. Nari nzi ko tuzabana by'iteka, sinari nzi ko nzasigara nibuka ibyo twanyuranyemo byose njyenyine. Mu gihe utwaye igice cy'umutima wanjye, usigira igice gisigaye kibaza ngo kuki ugiye? Ndabizi igihe kizagera nongere nseke, ariko hari igice cyanjye kizahora gikumbura abo twahoze turi bo. Biragoye kwakira ko umuntu wari umeze nk'isi yawe agenda akagusiga. Nzagukumbura atari uko ndi njyenyine, ahubwo kubera ko nta wundi ushobora kugusimbura, nta n'uwasimbura umwanya wari ufite mu mutima wanjye. Reka nsoze nkubwira gutya, ugiye ntiteguye kugutakaza. Hari
hari byinshi nifuzaga kuzakubwira, ibihe byinshi byiza nifuzaga kugusangiza ndetse nifuzaga gusangira nawe. Ubu nzasigarana kwibuka gusa. Biri kumbabaza ndetse birababaza kubona umuntu wari ibyishimo byawe ahinduka umuntu utabona uburyo usobanura. Nzakomeza kwibuka ibihe twanyuranyemo nubwo umutima wanjye wifuzaga ko bitarangira gutya. Kiara ahera ko yigendera, Dorama agasigara aho ngaho, asigarana umubabaro, agahinda ari kose. Ntacyo gukora afite. Abavandimwe be baraza, ahubwo atahera akamubwira ati Dorama, sinzi niba ubyibuka ariko narabikubwiye. Narakubwiye naho ngaho ntabwo uhubutse. Ese icyemezo ufashe ntabwo uzacyicuza. None ndebera, urabizi ko wowe n'umutima wawe n'ibyawe byose mukunda Kiara. None wemeye kuhara urukundo rw'ubuzima bwawe. Utekereza kabiri utazabaho wicuza ubuzima bwawe bwose. Dorama ati rero bavandimwe, icyemezo naragifashe kandi sinagihindura. Murumva Sky namubwira iki? Murumva ari ayahe mahomvo namubwira koko? Ese ubwo nagenda nkamubwira ngo ntabwo nyigukunda? Namubwira ngo Ayla yagarutse? Namubwira urumva family zo nazisobanurira iki? Ntabwo nari ndi kubakinisha. Noroke se ngende bambure. Nanone nabamemutse. Ariko nanjye umutima wanjye birangoye. Victor ati nyine mera ugenda ubane nyine na Sky. Mubane yitwa ko ari umugore wawe, ariko urukundo rwawe rw'ubuzima ruri hariya. Dorama mutekereza neza. Uzabaho utishima, uzabaho wicuza, kandi na Kiara azabaho ababaye. Sky nawe ntazigera yishima, atazigera akundwa. Ibyo bintu ushatse wabitekerezaho. Iminsi iragenda ikicuma. Umunsi wo kujya gusezerana mu murenge uragera. Dorama na Sky barasezerana. Ubukwe buraba. Ndetse bagakora ubukwe bwiza bw'agatangaza. Ubukwe buhuruza abantu ndetse n'isi yose. Yewe bugapostingwa ku masocial media yose. Kiara habari byose ababireba, abikurikiranira hafi. Uko abireba, amarira akaba yose, agahinda kakaba kose. Agatangira gufotora ari wowe wakabaye uhagaze iruhande rwa Dorama. Agatangira kwibona ari we wambaye ikanzu, ariko yagarura intekerezo. Akabona n'inzozi zitazigera ziba impamo. Akabona aracyarota kandi azakomeza kurota. Akomeza ubuzima ariko atishimye. Akajya akora akazi ubona nta munezero, ariko akagerageza. Kampani ikomeza gutera imbere. Ndetse ikagenda yaguka.
akabona n'abanyamigabane benshi, ariko nubwo aba afite ibyo byose nta munezero, ntabaseka. Umunsi umwe yicaye abona telefone y'isoni, uko ureba asanga ari Ethan umuhamagaye. Aritaba. Ethan amubaza uko ameze, akamubaza niba atarabyara. Aramubwira ati oya, ndahera akatungurwa. Akavuga ati se bishoboka bite? Gute waba utarabyara n'igihe cyose gishize? Kera ati ni inkuru ndende, nahombye byinshi, nahombye umwana, nahombye urukundo rw'ubuzima, ariko nabura nagize ubuzima bwiza. Gusa nubwo ibyo byose mbifite, ntabwo byama ibyishimo n'umunezero nifuzaga gutunga. Ibintu byinshi byarahindutse Ethan, ndetse ariko tugomba guhura, dufite byinshi byo kumbwira. Kera ati yego, ariko nsigaye numva ntashaka guhura n'abantu, nsigaye numva nshaka kuba njyenyine. Ethan ati praise, wareka tugahura. Kera ariyumvira, akavuga ati okay, ntacyo niba ufite umwanya reka tubonane none, kuko nyuma y'ahangaha nshaka guhindura intekerezo. Sigaye nicara napanze ikintu, ariko mu kandi kanya nkagihindura, kuko mbona nshaka kuba ndi njyenyine. Barapanga bagahurira ahantu, Kera gitunguka. Ethan akimureba arumirwa kandi agatungurwa, amubonamo ubwiza budasanzwe, atangira no kwisetsa bikamucanga, yibaza se niwe undi muntu uri kuza nsanga ndazamwenyura. Mu kumwenyura akabona niwe neza neza, amumenyera ku nseko n'akamwenyu kiwe afite itandukaniro. Ethan aramuhobera ndetse akitse imitima. Kiyaragira akamubaza ati se bundi wowe ko numva witse imitima ubaye iki? Ethan ati nari ngukumbuye. Nari ngukumbuye pe, ndetse cyane. Ese ko wabaye mwiza? Kiyara araseka akavuga ati Ethan, ibituma mba mwiza ni byinshi. Uyu munsi meze neza, mfite kampani yanjye, mfite abakozi, mfite abantu banyitaho, mfite aba bodyguard, mfite mbese ibintu byose ufite nanjye uyu munsi ndabifite. Ethan ati oya, no way. Ntarase ese ntiwazikuye mwana? Wowe usigaye ufite kampani? Ndati cyane, mfite kampani nini cyane narutaniya. Subwo urabona uko gusa neza naba mbikesha. Ati waba ubikesha umugabo wawe. Kera ati niba ushaka ko tuganira, wirinde kuzanamo ibintu bya joro, kuko nubwo nyine tutari kumwe ndacyamwubaha kandi ndacyanamukunda. Ntabwo umutima wanjye uramurekura.
bose uko nyowe ko bugitwa umugabo w'undi muntu so nuko nibagiwe yuko byanjye nawe byarangiye ako ndamukunda kuko nyine gutandukana kwanjye nawe nubwo navuga ngo byari amakosa ye gatoya ariko nanjye ntabwo nagombaga kuva ku izina byose yabitewe n'agahinda no kumva ibyo mama yamubwiye kandi nanjye ndiwe nari kubyumva so rero nagombaga kumuba hafi nanjye ntabwo nagombaga kuva ku izina anyway ibyo ntabwo ari byo byanzanye wari umeze ute se Ethan amakuru yawe meze neza Ethan ati yego nanjye meze neza amakuru yanjye ni meza ati kudashaka se Ethan ati ni vuba invitation zarasohotse ubwo nacyo nari nguhamagariye nabonye nyine ugiye bana nayandi mahitamo mfite mbona nyine ngomba kwemera Ella arankunda cyane kandi ubwo ankunda azemera kunshira bugufi nzamukoresha icyo nshaka cyose ati bivuze kugiye kubana nawe utamukunda just ugiye kubikora kuko agukunda Ethan ati none nkora iki kubera ko ankunda aritanga mu kazi ibintu byose aba yabikoze rero reka mushake nyine mugire umugore hari wenda nibyo byamunezeza ahera atariko ibyo ntago bisawa ubwo nyine uzakomeza kumuca inyuma ujya uryamana n'abandi bagore n'abandi bakobwa Ethan atariko arabizi rwose ko mbikora arabizi ko hari n'igihe mba ndi kumwe n'abandi bakobwa yari atariko ntujya uhinduka Ethan ati nari narahindutse kubera wowe ariko wamviriye mu buzima bwanjye narongeye mba wa wundi wa kera abizi ko tugiye kubana ariko adafite uburenganzira bwo kumbuza nyine gukora ibyo nshaka nzajya njya aho nshaka ibyo nakoraga nzakomeza kubikora sinzabireka ibyo nishimiraga sinzareka gukomeza kubyishimira nyine agiye gusezerana nanjye yitwa umugore wanjye ariko nanone nta burenganzira burenze azagira kuri kampani yanjye ayirebera umucanga none arakamubwira ati none se Ethan urwo ni urukundo akundi kuki abantu dukunda buhumyi aragukunda kuri iyo level ku buryo yumva ko nyine nubwo mugiye kubana nk'umugore n'umugabo nta burenganzira azaba afite ku byawe azaba yitwa umugore wawe ari ishema kumuhereza icyubahiro gusa ariko atagufite uburenganzira busesuye mbese uruhu utarubi byitwa ko uri umugabo we ariko uri umugabo wa bose cyane njye ntabwo nabishobora Ethan ati umugore wenyine wari kuzitwa ko ari umugore wanjye njyenyine nanjye nkaba umugabo we wenyine yari kuba ari umwari wicaye iruhande rwanjye kano kanya ubwo rero bitakunze nzaba uwo buri wese kandi burya nawe abishatse nabo we atoya ntabwo najya gusangira na Ella rwose tubuze umugabo ntabwo ndiheba kuri iyo level Ethan aterega waramemukiye Kiara ati ninjye waguhemukiye ntabwo niwe wamemukiye Ethan ati waramemukiye ukunda undi musore wari ubizi ko ngukunda Kiara ati ariko nari nzi kutakinkunda nari mfite n'amakuru y'uko uri kunshaka ngo umfungishe naho mbwira ukuntu nari gukomeza kwidedembya ngo ndi kurwana ngo n'urukundo ngo ngukunda njye gufungwa kareka
ati ndabizi ko byose byahimbwe, ndanabizi ko byose ari ibinyoma bya Ella, byose yabikoraga kuko yankundaga, ikintu n'iki na kimwe Ella atari gukora kugira ngo nabura ntunge cyangwa se bimbona iruhande rwe ndi umugabo we. Byose nyine yashakaga yabigezeho, byose yifuzaga abigezeho. Yarata ariko reka nizere kuri gukidira. None se uvugishije ukuri kuko we na Ella mugiye kubana, ntabwo uri kugira ngo nyumve inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese aho ngaho Ethan arakomeje, sibyo ari kuvuga ni ukuri? We na Ella baba bagiye kubana, ntabwo aragira ngo yumve icyo Keya aravuga. Inkuru yitwa Igikomere, yewe nitwa Obvious Pauline Atete, inkuru ninjye wandika kandi ni nanjye uyibagezaho.